byongeye kudururumbana intambara hagati y'abasirikare ba Sadeke ubwabo bisubiraniyemo bararwana kuko ikintu cyatumye barwana muri ibikoresho bya gisirikare bya leta ya Kongo ndetse n'abasirikare ibihumbi 3 mucumbikiye ba DRC bagomba gusigara mu maboko yacu. Hari ubwato bwavumbuwe mu nyanja y'umukara bukoreshwa na Putin mu buryo bwo kugira ngo agurishe intwaro. Bavuze ko ari ubwato bw'abazimu. Nongeye kubasuza rero mwebwe mwemeye gukurikira ka Jeskiza 250 gatanu kuri gatanu kugira ngo tubagezeho amakuru hagiye atandukanye mu nce zitandukanye z'isi mu mpande enye z'isi. Reka tudatinze amakuru yacu tuyahereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi yuko hamaze imisi hatutumba ikitwa amahoro cyangwa se ikitwa agahenge k'amahoro cyangwa se agahenge k'intambara kugira ngo abaturage ba Kongo baruhuke kumva urusaku rw'amasasu mu burasirazuba cyangwa se muri Kivu zombi yaba y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru. Ubwo ndavuga Bukavu na Goma. Ni Kayitare Ntare umunyamakuru nkaba n'umusesenguzi. Sadeke byongeye kudururumbana intambara hagati y'abasirikare ba Sadeke ubwabo bisubiraniyemo bararwana kuko ikintu cyatumye barwana muri Sadeke harimo bombori kuko Samidiarasi harimo uruhande rwumvikana rukavuga ati mureke dushyire mu bikorwa ibyo twumvikanye n'umutwe wa M23. Ikindi nibitabe byo dushaka ukundi kuntu dutaha, ariko abandi bakavuga bati nta mpamvu yo kuva hano. Ariko M23 murabizi ko yari yaretse Samidiarasi cyangwa se Sadeke igakora ibyishaka ikidagadura. Murabizi ko bari mu nkambi yabo cyangwa se aho bakambitse cyangwa se defense yabo mu buryo bwo kuvuga neza aho yamubyumve cyangwa se icyo bita ikigo cya gisirikare cya Sadeke. Barabareka barisanzura bakora ibyo bashaka kubera ko murabizi ko hari akanyamuneza ubwo bajyaga guhora na General Sultani Makenga barimo barumvikana ku kijyanye no guhagarika intambara, harimo gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma. Ikindi nanone bakumvikanamo ko bazafatanya kugisana no kugira ngo kizakoreshwe batahana ibikoresho byabo bya gisirikare bavanye muri Afrika y'Epfo. Murabizi ko ari huriro ry'ibihugu bigiye bitandukanye kugira ngo bazabona uko batakira kibuga ubundi cyarigombaga gusanwa hagati impande zombe hanyuma bakagikoresha bataha ndetse kigakomeza kigakora n'ingendo za gisivile zigatangira. Ariko ibyo byose byaje magatotse, haje kugaragara ubugambanyi muri Sadeke imbere indani kuko Sadeke buriya igihe twakabivugiye M23 yaje kuvumbura ko hari Sadeke yari icumbikiye abasirikare bageze ku bihumbi 3 bya RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu navuga yuko byabaye akasamutwe ndetse bikaba kaminura muhini bigatungura ubuyobozi bwa M23 AFC M23 ku buryo byabateye umujinya mu buryo bweruye bagahita bahitamo no gusubira mu ntambara. My dear, ndagira ngo mbahe amakuru mba nikuriye kuri tele neza, ntabwo ari ibyo mba nakuye hirya no hino, kandi ndagira ngo hatagira n'undi musesengura amakuru cyangwa se undi muntu uri buze kubashuka akabaha ibintu by'impuha kugira ngo tugendane gatanu kuri gatanu. No kuvuga ngo M23 imaze gutungurwa n'abasirikare ibihumbi 3 ba DRC cyangwa se ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bacumbitse muri kampu ya gisirikare ya Samidiarasi batunguwe. Ikindi nanone umugambi wari uwo kugira ngo ajya amakuru mfite y'indani nuko hari abasirikare karundura umutwe wihariye wa gisirikare wa Afrika y'Epfo wari uri gutozwa kugira ngo uzaze gufasha Sadeke. Sadeke yo yari ifite ikintu yokeje, hari ikintu yari irimo irakora, hari ikintu yari irimo irategura mu rwego rwo kugira ngo bazarebe ukuntu bakwisubiza umujyi wa Goma ndetse bizaba bari abasirikare ibihumbi 3 ba leta ya Kongo bazifashishwe nanone kongera kurasa kure M23 kugira ngo bayisohore mu mujyi wa Goma hanyuma bawusubirane. No kuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze M23 yo yabasabye mu buryo bwo gutaha. Murabizi ko hari amasezerano n'ubwumvikane bwo kugira ngo batahe badakoresheje ikibuga cy'indege cya Goma kuko byari byasubiye Rudubi, ndetse bagakoresha ubutaka bw'u Rwanda bagaca muri Tanzania bakabona gusubira mu bihugu byabo aho bagiye baturuka baje mu muryango wa Sadeke. Noneho ibyo M23 iravuga ngo muzataha ariko muzasiga imbunda zanyu cyangwa se ibikoresho byanyu bya gisirikare muzabijyana, ariko
ibikoresho bya gisirikare bya leta ya Kongo ndetse n'abasirikare 3,000 mucumbikiye ba DRC bagomba gusigara mu maboko yacu ndetse tukabagomana. Noneho ikindi nuko muri MONUSCO naho cyangwa se igisirikare cya UN murabizi yuko nabo bari bacumbikiye abandi basirikare ba Kongo benshi. Navuga ngo bombi ibyo bigo byombi cyangwa se iyo mitwe ya gisirikare yose itandukanye yari ifite abarwanyi icumbikiye ku ruhande rwa leta. Urumva abo bose rero kari akantu kameze nk'agatego. No kuvuga ngo igihe cyageraga cyo gutaha Sadek yumvikanye nayo mu 23 bo bagahita bahitamo kuvuga ngo bakagenda berekana impamvu uti hari bitagenze neza, hari bitumvikanyweho, hari bitaratungana, kugira ngo Sadek ikomeze itinze ibintu hanyuma ya gahunda yabo yo kugira ngo bafatirane M23 bayirase bayisohore muri Goma igerweho. Niyo mpamvu bakomeje gucumbikira 3,000 by'abasirikare ba Kongo, ariko bakanga no kubitangaza, bakanga no kubasohora ngo bajye mu maboko ya 23. No kuvuga ngo M23 yo yarangije ibibona igihe cyarenze, ariko irababwira ngo mwataha mwagira murajyana ibikoresho byanyu bya gisirikare, kuko nabo bafite abantu inzobere muri ibyo ngibyo mu by'intambara no mu bya gisirikare. Bati muzatwara ibikoresho byanyu bya gisirikare, ariko muzadusigira cyangwa se muzadusiga mu maboko abasirikare ba leta batsinzwe ndetse n'imbunda zabo zose. Ibyo rero Sadek ntibikozwe. Ariyo mpamvu hari igice cya Sadek cyumvikanaga kivuga ati mureke twubahiriza amasezerano twagiranye n'aba bantu baradutsinze. Abandi bakavuga bati mureke, ntabwo bishoboka, tugomba kuva hano icyatuzanye kirangiye. Ndetse mwumve ko hari n'abandi basirikare boherezwaga rwishwa ba Afrika y'Epfo baje kurwana kandi babizi ko intambara bayitsinzwe. Ikindi nanone nuko bari birengagije ko hari abamaze gutaha, harimo n'abagore bagiye batwita baraje ari abakobwa bagasubirayo bafite inda z'imvutsi. Urumva, ariko mu rwego babikoramo rwihishwa no kugira ngo bubikire mu 23 baze bayirase hanyuma bayisohore muri uriya mugi, hanyuma bongere bisubize icyubahiro nka Afrika y'Epfo. Ibyo bintu rero M23 yarangije kubivumbura kuko ifite intasi zayo zigera indani mu buryo utamenya. Niyo mpamvu igisirikare na politike bibaho. Ibyo rero yarangije kubivumbura avuga ngo ntabwo bishoboka, abo basirikare murabadusigira. Niyo mpamvu nababwiye ngo muri Sadek hagati yabo mu bwabo basubiranyemo barirwanira bapfa icyo kintu. Barapfiki bamwe baremera gutano kubahiriza amasezerano yagiranye nayo mu 23, abandi bakavuga ngo ntibishoboka. No kuvuga ngo harema abumva igitekerezo cyo kuva mu butaka bwa Kongo neza bagataha. Hari abandi batarabyumvisha, ariko hari ikibiri inyuma. No kuvuga ngo hari amafaranga ari gutangwa rwihishwa kugira ngo batava kuri buriya butaka bwa Kongo bakomeze barwane umuhenerezo, ivumbi ritumuke, hanyuma Goma bongere bayisubiza. Ariko M23 nayo ugasanga iryamiye amajanja, yongeye ijya muri MONUSCO nayo irababwira ngo muduha abarwanyi mubitse. Kuko ariko na mbere byo no kuvuga ngo igisigara cya MONUSCO cyari cyabyemeye, bo bari babyemeye bavuga ati ku mpande zombi dufite abantu ducumbikiye. Buriya harimo umutwe wa Wazalendo, wa FDLR, Nyatura, Kodeko, hamwe bikaba n'ihuriro ryabo rya gisirikare rifasha leta ya Kongo kugira ngo babashe kurwanya Sadek. Ikindi n'abasadek buriya bari bahari, nabyo naje kubimenya, ntabyo narinze, ariko nabashije kugeramo indani njya gushaka amakuru yimbitse kugira ngo nze mbibasangiza cyangwa se mbibagezeho mu bimenya. Ibyo rero byakomeje kubabaza M23. Ikindi nuko ishyaka rya Perezida Joseph Kabila rya PPRD, icyicaro gikuru cy'ishyaka rya Joseph Kabila PPRD ngo mbibabwiye kiri Kinshasa, barangije gushyiraho itegeko ko icyo cyicaro kigomba gufungwa n'andi mashami yose ya PPRD nk'ishyaka rya Joseph Kabila ko rigomba guhagarikwa. Ndetse mu bayobozi bakuru b'ishyaka rya Joseph Kabila bakaba babyamaganiye kure, baravuga ngo ibi bintu ntago byemewe, binyuranyije n'amahame n'amategeko mpuzamahanga, kuko ntabwo bishoboka. Ikindi bavuga ko kuba Joseph Kabila yaba yaraciye ku butaka bwa Kongo akageraho M23 ikontorora cyangwa se irwanira cyangwa se aho yafashe, ibyo ngibyo bitaremezwa neza, kubera ko nubwo bagenda bahwihwisa bavuga ngo Joseph Kabila yaba yarageze igoma, nta hantu na hamwe byigeze bigaragara, nta foto yigeze igaragaza ari kuri buriya butaka. Ikindi nanone nta jambo na rimwe yigeze ahavugira, nta n'igikorwa yigeze ahakorera kigaragaza yuko Joseph Kabila yaba yarageze ku butaka bwa Kongo cyangwa se yaba yarinjiye muri Goma. Ibyo rero bikaba byavuzwe bikanatangazwa n'abayobozi bakuru bo mu ishyaka rya PPRD riyobowe na Joseph Kabila, ari nawe warishinze.
ndetse ukabona ko ari ibintu bibabaje, ndetse umugore wa Joseph Kabila akaba yaranatangaje ubunyamaswa bakomeje gukorerwa, kuba abasirikare ba leta barinjiye muri famu yabo, mu ifamu yabo y'inka, baragenda batwara amaraptop, batwara amatelefone y'abashumba, batwara ibikoresho byose by'ibanze, ndetse basiga bamwe babakubise, abandi barabakomeretsa, bababwira ndetse ko bazanagaruka. Ibyo ngibyo ukabona ko ari itotezwa n'iyicarubozo rikorerwa ikiremwa muntu, ndetse bakamburwa n'uburenganzira bwabo. Bikaba biri gutuma rero leta ya Kongo biyotsa igitutu, ndetse bamwe mu bahanga barebera ibya politike kure bakaba barimo baratangaza yuko ibi bikomeje gutya bishobora gutera umuvuduko w'ikirenga wo guhirika ubutegetsi bwa perezida wa Kongo Felix Tshisekedi, akaba yava ku butegetsi bwa Kongo kubera ikibazo cyo kuba ari kugerageza guhangayikisha ndetse no gutesha umutwe buri munyapolitike wese utavuga rumwe nawe. Murabizi yuko bamushinja gushimuta abantu bakaburirwa irengero, cyane cyane abo bahanganye nawe, ibintu byinshi. Ibyo rero ishyaka rya PPRD rikaba ryabishyize hanze. Ikindi nanone nuko Moise Katumbi nawe arimo arashaka kwihuza nayo mu 23 nababwiye mu biganiro byagiye bitambuka, n'ubu ntiyari yabikora, ariko yongeye agaragaza inyota yo guhuza nabo. Murabizi ko yabaye guverineri wa Katanga. Ibyo ni ibintu byagiye biba, ariko nanone arimo aragaragaza yuko nawe atishimiye ubutegetsi bwa Tshisekedi, kubera yuko burimo burabangama, burimo burakora ibintu bitari byiza. Ikindi nanone cyaje gutungura M23, bimwe twagiye tuvuga kuri perezida Tshisekedi, ni ibintu akora ibintu nawe ukayoberwa ahantu biri kuva. No kuvuga ngo hari amafaranga menshi yashowe muri Wazalendo, niyo mpamvu mubona Wazalendo yigize akiziritse ku muhoro, ariko bimwe bavuga ngo gasiga kawuciye. Ntabwo nizera ko kazasiga kawuciye, cyangwa se mvuga ngo urugiye kera ruhinyuza intwari. Ntabwo M23 izemera guhinyuka. Impamvu mvuga aya magambo ni iyihe? Hari ibyumweru bibiri bishize, icyo bita abahagarariye cyangwa se delegation yaturutse kuri leta ya Kongo na delegation yaturutse kuri M23 bakajya guhurira iduha muri Qatar kugira ngo bagirane ibiganiro, bagirane n'amasezerano yo guhagarika intambara, gutukana no gushozanya intambara y'amagambo, gusebanya no kurasana. Ibyo ngibyo nibyo byari bibajyanye, ndetse no kureba nyirizina ikintu gitera iriya ntambara gukomeza kuba. M23 yaragiye ijya kugaragaza impamvu iriya ntambara ihari. Hari amasezerano bagiye bagirana yo kudahungabanya umutekano, guha uburenganzira abaturage bombi nk'abakongomani, kutamburwa uburenganzira bwabo, kutamburwa imitungo yabo n'ibindi. No kuvuga ngo amasezerano bagiranye rero, mbere na mbere bagiranye amasezerano no kubanza guhagarika intambara no gushozanya intambara y'amagambo, byombi bihagarare. M23 yabaye ya mbere ndetse no gufata ya mbere, ihita isohora itangazo rivuga ngo dutanze agahenge k'amahoro no guhagarika intambara, ndetse tugarekura tumwe mu duce twari twarafashe kugira ngo tugaragaze ikimenyetso cy'uko dushaka amahoro n'ibiganiro bya leta ya Kinshasa. Ibyo ngibyo iryo tangazo M23 yararisohoye. Hashize amasaha ageze nko muri 5, leta ya Kongo nta kintu irasohora, ariko nyuma y'amasaha make Kinshasa nayo yahise isohora itangazo rivuga nk'ibyo M23 nayo yavuze, ku buryo abantu bamwe byarabashimishije, ndetse n'ubuyobozi bwa AFC M23 bwahise butangaza kuri X buvuga yuko bwishimiye imyanzuro cyangwa se ibyemezo byafatiwe mu mishyikirano y'amahoro iduha muri Qatar. Ikindi nuko ibyo ngibyo bamaze kubikora, bimwe navuze ngo akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye mu buryo bw'ibanga kandi bwimbitse. Ni ukuvuga ngo twarangije kumenya ko hari amafaranga menshi leta ya Kongo yahaye Wazalendo, ariyo mpamvu igenda itera udutero shuma muri Bukavu. Ni ukuvuga ngo muri Bukavu ntibasiba gushyingura no kurira bya buri munsi bya hato na hato by'abaturage bicwa n'iziranye shyamba za Wazalendo. Ikindi nuko leta nako abarwanyi baye mu 23 barangije gufata umwanzuro, baravuga ngo kubera yuko twahagaritse intambara, tukavuga yuko nta ruhande ruzongera gutera urundi, tukabisohora no mu matangazo yaba ku ruhande rwa leta no ku ruhande rwacu nk'ayo 23, ariko leta ya Kongo ikaba yarabirenzeho ikongera ikaturasa mu bice bitandukanye by'ahantu twagiye dufata.
tugiye guhita dukomeza intambara ku buryo bweruye mpaka Kinshasa tugahirika ubutegetsi buriho bwa Antoine Felix Tshisekedi Chirombo. Ayo ni amagambo yatangajwe n'umwe mu bavugizi buriya mutwe wa 23 bitewe n'ibintu bari bamaze kugaragaza, ndetse abayobozi ba Qatar cyangwa se abahuza muri iyi ntambara ishyamiranyije umutwe w'inyeshyamba za 23 AFC ndetse na leta ya Kinshasa, nuko nyuma y'ibyumweru bibiri barangije kubona yuko igihe cyose bafashe iriya minsi 15 barimo barahuza impande zombi basanze baragosoreye mu rucaca, ndetse bicuza n'impamvu babikoze, kubera yuko bakimara kubona yuko leta ya Kongo yarenze ku masezerano bagiranye bagahindukira bakajya kubarasa, kandi barumvikanye ko ntawe uzongera kurasa undi mpaka intambara ihagaze cyangwa irangiye, bakabarengaho bakajya kubarasa, ndetse nabo bahita bafata umwanzuro bavuga ati noneho ngubu dufunguye intambara ku buryo bweruye, ndetse bahita bashyiraho akadomo baravuga ngo kuva uyu munota noneho na SADC ntigitashye. Ikindi nuko hari bisi za military Tanzania za gisirikare zari zarageze muri kariya karere, muri kariya gace zishaka kujya gutwara abasirikare bayo. Ibyo nabyo byabaye ikindi kibazo gikomeye ku buryo basubiriye yaho icyo cyari kibazanye batagikoze. Ibyo rero nabyo ni ibintu byabaye, na makuru nagira ngo magezeho. Ndagira ngo mashimire rero mwebwe mwakurikiye Jeskiza 250, mukore subscribe, like, sharing ndetse mutange n'ibindi bitekerezo muri comment. Iki ni cya kinyamakuru cyanyu umuryango mugari w'abanyarwanda, kugira ngo dukomeze dusangire ibitekerezo kandi mujye mwiganirira, mujye mu muhana ibitekerezo, muvuga uko bimeze, ndetse mudusangize n'andi makuru hirya no hino muba mufite. Ikindi nanone nuko hari ubwato bwavumbuwe, nari ngiye ntakababwerekana ko nkongereho, hari ubwato bwavumbuwe mu nyanja y'umukara bukoreshwa na Putin mu buryo bwo kugira ngo agurishe intwaro. Bavuze ko ari ubwato bw'abazimu kuko n'ubwato buteye ubwoba, barebye ibintu babusanzemo. Nayo makuru nayo ndaje ngende nyasesengure neza nze kuyabagezaho. Mukomeze mugume ku rushinge 5 kugira ngo mutaza gucikanwa n'aya makuru ngiye kubabwira. Mukore subscribe kugira ngo tubane 5 kuri 5, ndetse n'ibiganiro byacu bijye bibageraho igihe. Murakoze, mugire ibihe byiza.